aya makuru uyu munsi reka tuyahere ku ngorane abana b'abapasiteri bahura nazo. Urugero ni Simbi Debora, umukobwa wa pasiteri Dr Antoine Rutayisire watanze ubuhamya muri Noble Family Church we n'umugabo we Brian. Mu buhamya bwabo tugiye kwibanda aho yavuze ko byamugoye kubera izina rya se byamubuzaga kubaho nk'abandi. Abana b'abapasiteri burya ngo baragowe. Ni gukipinga image urana spotlight. Abana b'abapasiteri tutuye muri spotlight, ugera ku isi mw'abantu mwe twaragowe. Dufite ubu kundeba nshobora kuba mfite amababa mutayareba kuko abana b'abapasiteri abantu baswari ba marayika. Tuvukana amababa, turaguruka. So ntabwo turabana nk'abandi, naga abantu bimagine ko tumeze nk'abandi. Ubwo rero muri uko kubaho gutyo ngiye ntago nabikundaga. Nkajya mbwira papa nyange ibi bintu biranje na kabisa. Ahantu hose nikandagiriye haba hari umuntu ndi ku mutwe. Ariko we nturu wakanaka nkavuga ko se ngewe Imana ijya guhamagara, ngewe yaraduhamagaranye koko. Uyu mugabo Imana yamuhamagaye wenyine, sinzi n'igihe yamuhamagariye, ngewe navutse yaramuhamagaye. Ndaha ngaha azin ubuzima bwanjye bwose bwarahagaze. Nta mistake ugomba gukora. Ubundi mwana pasiteri ntakora mistake, nta tsitara, ntavuga, ntitsamura, nta kintu na kimwe kindakora. Nyine ni marayika ifite amababa. Ntagomba gutinda gushaka kandi ntagomba gushaka kare. Hari deadline ya buri kintu cyose kuko ni umwana wa pasiteri. Iyo atinze baravuga ngo ese iwabo ko basenga yatinze ati. Iyo yihuse baravuga ngo uriya ajyanywe n'iki, uriya ruraje mu rumunaniri. Ikintu cyose ntago dushaka kwimpressinga community kandi bahorana jomeri imeze gutya ibigomba kukureba aho ugiye hose. Muri iyo spotlight rero ngewe nize kubaho as me. Ndavuga nti ngiye kuba ngewe, ariko muri uko kuba ngewe uriya rero ntuzabe wowe udafite Kristo. Urashininga nshuti yanjye, ariko ugashininga mu buryo butangaje. So mba ngewe nta Kristo. Uyu Debora ngo yakundaga kubyina. Umunsi umwe rero ajya kubyina, agiyeyo ageze mu kabyiniro ahura n'abakobanyi ndetse bamubwira ko aho ngaho hari abana benshi b'abapasiteri wagira ngo habereye igiterane. Arakomeza bisobanura. Ura jugglinga nyine byose. Umunsi umwe rero ndisohoke nkakunda kubyina kubi. Ndisohokeye ngiye kwibyinira nkubitana n'umukobwa yari n'umubounce. Arangije uwo munsi rero ibintu yavuze ariko byari byo, ariko byarambabaje. Twari twasohotse turi abana b'abapasiteri benshi pe. Nkihagera ahita avuga ngo kubanza habaye igiterane cy'abana b'abapasiteri, ngo uriya wambe abapasiteri bazwi please ntago ndi ubavuge. Aravuze ati uriya wa mbere winjiye uriya so kanaka, ati dore bana abakobwa babiri n'abakanaka, ati dore no Antoine nguyu hano, ati banza habereye igiterane cy'abana b'abapasiteri. Mu mutima papa akaba yaratubwiraga ati rero reka mbabwire, iyo aho unyuze hose ujye umenya ngo ufite izina ryawe, ufite n'iryanjye rigukurikira. Mitambwira uwo mukobwa nako reka nkubaze munyibyo wivugiye iki. Arambwira ati se haraho nkubeshyeye. Ndaje ndamubaza ntireka nkubaze, ubu kandi nugira ikibazo uzabyuka ujye kubwira pasiteri ngo agusengere. Nyamara wowe uyubonye abana be, what do you say? You judge. Ndambwira nti uzi ko muri abafarisayo babi cyane. Ahita ambwira ati turabafarisayo. Ndambwira nti kuri umufarisayo mubi cyane. Ndambwira nti aha umwe muri abo bana unfortunate no bamwe muri abo bana barabo umuntu asengera kuri wicaciwe kandi nari mbizi. Ndamubwira nti uzagenda umubwire ngo agusengere, ugenda umubwire ukuntu umukunda. Ndamubwira nta ukunda umwana ngo yangu arakunda umubyeyi ngo yangu umwana. Ndamubwira nti rero nanjye reka nsige nkwigishije nyuma y'uko ubuzi ibi byose. Ikikoze icyo ngicyo fine, nta kibazo, urabivuze nyine nta kibazo, kandi koko nibyo ntago ubeshye. Ariko usigare witekereza ubutaha nujye gusanga bagusengere uzahita wibuka akantu wakoze.
ndangije ndigendera, ntabwo byambuje kubyina uwo munsi, narabyinnye pe, ndangije ndataha. Aho nahiye rero nitekerezaho ko nitekereje uwo munsi, nitekerejeho ndavuga ntuzi ntago nzagaruka. Ibi bintu byo kuzajya nterura izina ry'abandi nkarisigiriza ukundi, ndavuga oya, kwisha ubu uyu ni uwa nyuma kabisa, uyu ni nzajya mbyinira iwanjye, uyu ni umuziki wa nyuma mbyinnye. Nuko nyine nacitse kubyina kandi mbikunda hejuru y'izina ry'undi muntu. Kuko ubundi naribwiraga nkibwira nti nta cyaha kirimo, icyaha nakoze ni ikihe. Nkahita ndeba muri Bibiliya yose, buriya rero abana ba pasiteri tuba tuzi na Bibiliya. Ntumbaze ngo byanditse he, ariko ibintu ndabizi byanditse. Nkasanga nta hantu hamwe handitse ngo ntukabyine. Nkahita mvuga ngo ntago ndi bunywe après tout, nta kindi kintu ndi bukore, ndagenda mbyine. Uwo munsi rero ndavuga ne buryo ubyina ntago ariko abantu babibona. Burya bahita bavuga ati hano habereye igiterane, ndavuga oya, hari izina ntari butanishinge, reka ntahe. Kuva uwo munsi ndavuga ni iryo zina. So kubaho rero muri iyo spotlight nacyo ni ikindi kintu nize kitoroshye, kitaryoshye. Ikibazo Deborah yagize ndatekereza ko atari ikibazo cye wenyine, kuko hari abapasiteri benshi bubatse amazina kandi bafite abana babo. Kubaho mu buzima bwabo bwite bikunda kugorana. Reka twikomereza amakuru yacu tukiri mu Rwanda, dukomereze kuri Adrien Misigaro washyize hanze indirimbo yandikiwe ngo na Israel Mbonyi. Ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yitwa Adrien Misigaro. Yashyize hanze indirimbo ye nshya yise Uw'Umwami Akunda. Iyi ndirimbo yuzuyemo ubutumwa bwizeza abakunzi b'umuziki ku rukundo rw'Imana udacogora kuba yiringira. Mu butumwa rero yanyujije kuri konte ya Instagram mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 27 Gashyantare 2026, yagaragaje ko iyi ndirimbo ari impano yahawe n'Imana kandi ko yizera ko izakora ku mitima ya benshi nk'uko yamukozeho mu gihe yayihimbaga. Mu magambo ye, Misigaro yagaragaje ko amaze igihe adasohora indirimbo nshya, ariko ko Imana yamuhaye iyi ndirimbo Uw'Umwami Akunda. Asaba ko izafasha abayumva nk'uko yamufashije mu gihe yayitunganyaga. By'umwihariko yashimiye mugenzi we Israel Mbonyi wamwandikiye amagambo y'indirimbo. Atambagizwe igihugu cyose abona kwifashiwe, dore nguko bagenza Uw'Umwami Akunda kubaha, dore nguko bagenza Uw'Umwami Akunda kubaha. Ntabwo ari indirimbo yasohotse muri iki cyumweru gusa, muri iki cyumweru hasohotse indirimbo nyinshi, ariko nagenda nkunyuriramo zimwe muri zo. Hari nk'indirimbo yavugishije abantu benshi, ni indirimbo yitwa Ifoto ya korali Beura. Ni Beura ibarizwa kuri ADEPR Gatenga ho mu karere ka Kicukiro. Ni indirimbo bise Ifoto igaragaramo ubutumwa babwira abantu ngo nibafate ifoto ya kera bayigeranye n'ubu ngubu barabona imirimo y'Imana. Iyi ndirimbo nayo yumveho gatoya. Indi ndirimbo yasohotse muri iki cyumweru ni indirimbo yitwa Nshinjwa Kugukunda. Indirimbo ya David Kega yafatanyije na Josh Ishimwe, baririmbye mu njyana ya gakondo. Ishimo bidashira ni wowe shamshize, shema ryanjye mora shengurwa no kugushaka.
nshishikarizwa kugukunda. Mu yandi makuru kandi umwepiskopi wa Kiliziya ya Kabgayi Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa yasabye abarezi n'abanyeshuri kubumbatira ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo muyoboro w'amashyiga ashyigikiye umuco nyarwanda kugira ngo utazazima mu bisekuruza bizaza. Ibi yabitangaje mu birori byo kwizihiza umunsi w'umuco mu mashuri ya Diocese ya Kabgayi ku nshuro ya kabiri. Byahurije hamwe ibigo birenga 30 mu karere ka Kamonyi muri Ecole Sainte Bernadette de Kamonyi kuri uyu wa kane tariki 26 Gashyantare 2026. Umunsi w'umuco mu mashuri ya Diocese ya Kabgayi watangiye bwa mbere mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. Ubu ukaba ufatwa nk'inkingi ihuza ubumenyi bw'ishuri no kurema umunyarwanda wuzuye. Twerekeze mu Butaliyani aho umurundi afungiwe kwica ababikira abisabwe na General Nshimirimana. Abashinzwe umutekano mu Butaliyani bataye muri yombi umurundi w'imyaka 50 witwa Guillaume Harushimana zimukekaho kugira uruhare rukomeye mu rupfu rw'ababikira batatu bishwe mu Burundi muri Nzeri 2014. Ubushinjacyaha bw'Ubutaliyani bwatangaje ko abicanyi bari bambaye imyambaro y'abihaye Imana binjiye mu kigo cy'ababikira i Bujumbura tariki ya 7 n'iya 8 muri Nzeri uwo mwaka, bicamo uwitwaga Olga Lasishiyete, Lucia Pulisi na Bogiana bari bafite imyaka iri hagati ya 75 na 83. Nyuma yo kubafata ku ngufu ngo bahise basohoka bambaye impuzankano ya gipolisi. Bwasobanuye ko ibi bitero byagabwe bitegetswe na General Adolphe Nshimirimana uhoza ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi, kandi ko Harushimana yari umuntu ukorana bya hafi n'uyu musirikare wishwe mwaka wa 2015. Ubushinjacyaha bw'Ubutaliyani bwatangiye iperereza kuri ibi bitero muri 2024 hashingiwe ku gitabo cyanditswe n'umunyamakuru Bayomi bwakusanyije ubuhamya bw'ababikira leta y'u Burundi itari yaregereye ngo ibabaze byinshi. Iperereza ryagaragaje ko ababikira bashobora kuba barishwe bazira kwanga guha ubufasha mu by'ubuvuzi inyeshyamba z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kutumvikana ku nkunga ari guhabwa ikigo cy'urubyiruko muri Kamenge, cyangwa se bakaba baragizwe ibitambo. Byagaragaye ko Harushimana ashobora kuba ari we wateguye ibi bitero byagabwe kuri aba babikira afatanyije n'abandi bantu, akanatanga ibikoresho byifashishijwe mu kubica abitegetswe na Generali Nshimirimana. Bivuga ko abo bantu bane ari bo bakekwa ko bishe abo babikira. Babiri muri bo bakaba barabyemeye, undi bivugwa ko yari umurinzi wa Generali Nshimirimana abyemera igice, uwa kane we akaba atarahishuwe. Muri 2018 Harushimana yari yaragiye mu mujyi wa Parma mu Butaliyani mu mahugurwa. Ubushinjacyaha rero bwasobanuye ko icyo gihe yahaswe ibibazo kuri ibi bitero, ahakana uruhare akekwaho avuga ko igihe byabaga atarari mu Burundi. Umunyamategeko Monica Musishiyoni yatangaje ko ari we wunganira Harushimana kandi ko bavugana bwa mbere kuri uyu wa 27 Gashyantare yavuze ko ataremeranya niba umukiriya we azemera icyaha cyangwa niba azagihakana. Reka twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika yashyize igitutu kuri Nigeria iyitegeka gukuraho amategeko ya Sharia. Urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza ku bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku idini muri Nigeria rwagaragaje ko amategeko ya Sharia ari kimwe mu bibazo bikomeye bigomba gukurwaho mu rwego rwo guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abakristo muri icyo gihugu. Amerika yatangaje ko gukora isuzuma ry'uko Nigeria yubahiriza uburenganzira mu kwishyira no kwizana mu idini ku rwego mpuzamahanga nyuma y'ibirego by'ihohoterwa rikorerwa abakristo rikomeje kwiyongera. Abadepite ba Amerika bashyikirije inteko nshinga amategeko umushinga w'itegeko wiswe Nigeria Religious Freedom and Accountability Act of 2026 ugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku idini no kuryozwa abarikora. Mu byifuzo byatanzwe harimo gukuraho burundu amategeko ya Sharia nayo guhana icyaha cyo gutuka idini, gushyiraho amasezerano y'umutekano hagati ya Amerika na Nigeria agamije kurinda imiryango y'abakristo ishobora kwibasirwa no kurwanya imitwe y'iterabwoba, gufatira ibihano cyangwa kubuza viza abantu bashishikariza ihohoterwa rikorerwa abakristo no guhagarika cyangwa
kugabanya inkunga Amerika iha Nigeria kugeza igihe leta y'icyo gihugu igaragaje ingamba zifatika zo guhagarika ibyo bitero. Abasenateri ba Amerika bakomeje gushyira ahagaragara raporo no gutanga imishinga y'amategeko isaba ibihano, kubuzwa viza no gushyiraho amasezerano y'umutekano hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusaba Nigeria kugaragaza uruhare rwayo mu guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku idini. Twerekeza ku musozo, reka nkubwire ko Papa Leo wa 14 yabujije abapadiri gukoresha ChatGPT bategura inyigisho za misa. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yasabye abapadiri kureka gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano ririmo n'irya ChatGPT igihe bategura inyigisho batanga mu misa. Ibi Papa Leo yabigarutseho mu nama yabereye mu muhezo yamuhuje n'abapadiri bo muri Diocese ya Roma mu cyumweru gishize nk'uko Vatican News yabitangaje. Yasabye abapadiri kwirinda gukoresha ubwenge buhangano igihe bategura inyigisho batanga mu misa. Nitwa Esther Fifi Uwizera, urakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Radio TV 10.